tujye muri Reyo kuwa gatatu Ruvuyanga tujye muri Reyo abareyo Ruvuyanga iminota yabahaye kandi inakwiye inajyanye n'ibintu dufite tagira umuntu arakarara Ruvuyanga makuru ahari murayumva dufite umwanya barambwira ko ntari professional Reyo nabo barimo baramumekera mu karugira vuba wowe wegenda umbaza buri zina ry'umukinnyi ujye umbaza nsubiza umbaza nsubiza reka nkubaze Biramahire Bedi yongera amasezerano yasinye imyaka ingahe yahawe iki mu buryo buri simple Biramahire Abedi nyuma y'akazi keza yakoze mu mikino yo kwishyura yahawe miliyoni 15 ku myaka 2 azajya ahembwa miliyoni buri kwezi. Ibyo ubijyane ubizi neza ko nabyiherewe n'ubuyobozi bwa Rayon Sport. Musara wa miliyoni buri kwezi Rokito ya miliyoni 15 mu gihe cy'imyaka 2 uwo tumuveho no mukinnyi wa Rayon bidasubirwa. Tutarava kuri rutayizamu ese Biramahire Abedi rutayizamu izagenderaho cyangwa irateganya gundi rutayizamu? Oya, Rayon Sport muri iki cyumweru bidahindutse irazana rutayizamu wo muri aka karere kacu k'ibiyaga bigari. Irazana rutayizamu wo muri aka karere k'ibiyaga bigari. Uwo rutayizamu akeneye n'umupaseri mwiza nimero 10. Uwo nimero 10 nta nibanga ririmo ni Bigirimana Abedi ari kwiganira na president wa Rayon Sport, ari ubwe na president bari mu cyo bita direct contact. Nawe byitezwe ko asinya, byitezwe ko nawe iki cyumweru bigenze neza ashobora gusinya. Bigirimana Abedi n'abakinnyi babiri b'abanyamahanga Rayon isigaje gufungamo igasoza isoko ry'abanyamahanga. Ni nimero 10 akwa Bigirimana Abedi n'umwataka abari kuvugana bagomba kurangizanya iki cyumweru ukomeye muri aka karere tuvukamo k'ibiyaga bigari. Nabo bakinnyi babiri gusa. Ubwo ibya Tony Kitoga bambwiye ko Tony Kitoga ubwo ntago yabazasinya gute kuko Kitoga ntarasinya kandi baratubwira ko basigaje gusinyisha abanyamahanga babiri bonyine. Tony Kitoga n'umugande ibyo ntago nayibajije ubwo twazayibaza ejo. Bazasinyisha abandi bakinnyi b'abanyarwanda 3 nyuma y'abo banyamahanga 2. Mu yandi magambo nyuma y'abakinnyi Rayon imaze gusinyisha tugiye kugarukaho n'umuzamu na basheri bose Rayon isigaje abakinnyi 5, abanyamahanga 2, nimero 10 na nimero 9 n'abanyarwanda 3 igahita isoza isoko. Biramahire Abedi niwe twari tuvuze ndansa ku bandi ibyo baha. Umuzamu Driss Kuyate amaze yavugwa ariko ari harajemo ibintu byatumye transfer kererwa. Yego. Byagenze gute kugira ngo noneho asinye atangazwe yahawe iki yasinye kingana gute? Driss Kuyate cyo batari bumvikanye na amafaranga yahawe ibihumbi 15 by'amadolari. Imyaka 2 ntabwo ari miliyoni 15 imyaka 2 15 by'amadolari. Azajya ahembwa amadolari 800. Ibyo bibarwa mu madolari ubwo mushatse mwakubye 450 nimwe mwambwira 15 by'amadolari mukanambwira n'amadolari 800. 15 by'idolari 15 by'idolari ku 450. Nago uko bandareba uko bihagaze 15 ni miliyoni 21 n'ibihumbi 574. Ayo yasinyiye mu gihe cy'imyaka 2 niyo Rokritoma yahawe. Salary ni amadolari 800 buri kwezi. Amadolari 800 ni miliyoni 11. Ni miliyoni 1 nibyo 150. Ni 150. Uwo ni umushahara we wa buri kwezi. Uwo tumuvuyeho manuka kuri uriya muzungu wa mugani Mohamed Sheli yasinyiye iki yahawe iki? Watanga passe za Neymar wala. Uriya mwabonye amafoto yacicikanye muri iyi weekend. Uriya afite kontra muyitondere niyo ngiye kugarukaho. Akobwa ngo ari kumwita Sheli. Irashamaje. Muyitega amatwi. Yumvikanye na Rayon Ruvuyanga. Ibihumbi 18 by'amadolari nka Rokritoma mu nyumve neza. Ibihumbi 18 by'amadolari. Ariko Lorenzo mbere yo ya convertise abanzo nyumve neza. Ayo bazamuha kashi nuko ngo agomba guhita habwa uyu mukinnyi bidasubirwaho ni ibihumbi 10 by'amadolari. Ni 10 by'amadolari miliyoni 14 n'ibihumbi 500. Uzi andi mafaranga Iberi uko bumvikanye bumvikanye ko azayahabwa based on performance. Nukuvuga ngo bagiye bashyiramo ingingo zivuga ngo wenda nutanga assist zingana gutya tuzaguha wenda yangaye, nutsinda ibi bitego tuzaguha yangaye, wenda muri fazare ni witwara gutya tuzaguha yangaye. Ubwo ni ama add-ons. Wenda nukina no mikino tuzaguha yangaye. Nutu detail ariko ngo dushingiye cyane muri goals and assist ngo niho harimo amafaranga ajya nko mu bihumbi 5. Agera mu bihumbi 5 ashingiye muri goals and assist hakaze yundi bihumbi 3 nyine biri detail mu tundi tuntu
umukino uzakina umwanya tuzagera wenda nidutwara igikombe bene twa tundi twose bagenda babarira nk'igihumbi 500 se gutyo kugera 8,000 nabyo bishize. Ariko ibyo 8,000 ubwo byo ntabwo wavuga ngo arabyemerewe, bizajyana nuko ikipe izitwara nuko nawe ubwe azitwara. Ikindi rero 8,000 azabibona yumvise azajya ahembwa $200 cy'idolari buri kwezi. Niwo mushahara we cyabiri amadolari icyabiri buri kwezi. cyabiri mubireba Abedi Bigirimana bari kuganira na perezida, ibiganiro birarimbanyije bidahindutse iki cyumweru yasi cyabiri $1,700,000. Yego, hari ikiganiro rero cyabaye hagati y'uwo bita Muvunyi ndetse na Tadeyo. Yego, hari abantu bari kuvuga yuko batari kuri page. Muvunyi na Tadeyo bari kuri page. Kubera iki? Tike zazanye aba bakinnyi baje muri Reyo bande barimo aba Bakuyate, barimo aba Cheri, barimo aba ba Seki wundi ni batatu baje. Hari Cheri, hari Kuyate, hari undi se na Gruari. Abo bantu bategewe na perezida Muvunyi we yemereye Rayon Sport $30,000,000 azaze ba mbere ya Rayon Day. $30,000,000 z'amanyarwanda zo muri transfer nanone. Ariko yabwiye perezida Tadeyo ati icyo naba ngufashije ubu mbere yo kwishyura za $30,000,000 nzatanga nemeye reka mbe amatike y'indege ari ngiye abakene bose muzajya mushaka kuzana muzajye mumbwira mbishyura amatike y'indege. Muvunyi uko abikora rero nk'abantu b'abakire nta nubwo yirirwa ajya kugura tike, afite company baba bakora n'ubundi kuko abajya hanze kenshi arakubwira ati wowe uyu muntu nazakenera tike akaguhereza uriya mu tipe Eric ati umukino azashaka gutegera uzajya umuhereza tike nyuma uzane facture kuri hoteli Mbisinyeho ba kwishyure niba ari 6,000 ari 8 nta kibazo. Abo bagabo ntago bafitanye ibibazo cyane. Ibibazo bindi biri muri Reyo rero ni abantu bari kuvangira Tadeyo bareyo nanze kujya muri dosiye z'amatiku kuko yako hari ibintu bibiri ndashaka binteranya n'abantu bakomeye. Icya kabiri bigasa naho byabitumye fata uruhande kandi simbishaka, ariko icyo najyamo inama kuko ibyo bintu byose ndabizi Lorenzo n'abantu twari turi kumwe nimugoroba urabizi cyane, ndabizi byose, ariko ko ntagishaka izo ntambara ko nazirinze najya inama imwe bareyo mwashyize hamwe. So twasanzemo rero umukino match yatangiye Rujugiro ari we Rugangura ari kogeza abakingwa na bayingana bayingana bakinga Rujugiro muntu baga bakinga Rujugiro bayingana match irimbanyije ikomeye cyane. Rujugiro ari main commentator ikiza ibitego mwinshi ariko abikoze neza cyane Rujugiro rwose ikiza ibitego twarabibonye byagiyemo duhari. So rero rigani twasanze n'ahantu huzuye tubano twicara turihagararira twegera batoni nyine nababayingana. Yago nabonye kuri internet yo match niyo ntabonye manze mu twapdating match arangiye gute ni bande batsinze niyo ntabonye match ibindi byose match sinayireba match yarangiye kimwe yavuga nibyo, ariko uzu watsinze igitego cya Murindi FC ubwo ni ikipe ngabo ni rafiki yako General Mutembe shot rikomeye cyane afande Frank Mutembe muzaba rirambuye arabura 20 utagira ngo inyuma ya box, ariko ubasobanurira icyo gitego uburyo cyubakitswe. Okay, Rigani yabaye afande CDS yafashe umupira yegera Rigani gutya narahagaze. Rigani yamubwiye ijambo rimwe ati afande mu batsinde niho batsindira ku murinda. Sinabwiye umuntu ahamagaye afande ari gutangira afande kugira ngo hari umunyamakuru ahamagaye ndamwumva. Ni Rigani yagize amashyushyu hafi no kwatoza kwa kundi Rigani yaregereye ikibuga. Oya tugomba tukihagera. Rigani yaregereye ikibuga none afande CDS asabira baro iruhande rwa Rigani. Urumva ya pass ya fande yatanze n'agatsinsino yisabira iruhande rwa Rigani irabayita exterieur. Oya exterior nagatsinsino ariko atari inyuma kwa kundi robo umuntu ari gukoresheje iyo ni talon utanahareba rwose. Aho rero niyo FCDS yakiriye FCDS nyine yarayamurobye naga ari talonade yo hasi ngo wayiteye nyine igendera hasi kwa kundi barengura umupira uri mu kirere none ukazamura ukuguru baro ukayikubitisha agatsinsino ukaroba umuntu nyine ikamurenga nyine ukayikubitisha agatsinsino ariko ukamuroba nyine ikamurenga. Ira baro rero Lorenzo niho FCDS
CDS yayakiriye yegereye Rigani niwe yamubwira ati mu batsinde ati mu batsinde batsindira aha ngaha CDS ati yego nibyo CDS arangati tuyishyiremo ibitego bikomeye cyane CDS mu pasa baro nibwo yayitanga kuri yayitanze nyine niyo yavuyemo igitego CDS yatanze passe y'ifente aroba umuntu barijya muri mediane igeza muri mediane ijya muri duel umukinnyi yarayipashe wa Murindi n'uwa Gicumbi baragongana ifatwa nyine bagongana hakabura uyigumana kwa kundi wana nkiyo muhure kuri baro none mwese ikabaponyoka ikajya ku ruhande sinzi ni muri kwibona mujye ngo kwikubitaniraho urabibona muyihuriyeho kwihuriza ngo ba none igasa nimanutse ntihagire uyitera mu cyerekezo ashakaga niyo yasanzwe bita General Mutembe rimwe ntabwo na chairman yayikozeho ngira ngo na chairman yayikozeho niwe wagiye muri duel ahubwo asamunyereye noneho umukinnyi wa Gicumbi ashatse kuyitera asanga aracyari akaguru ka chairman ntiyayitera neza na chairman ntiyayitera neza niyo duel niho yabereye noneho ihita imanuka isanga sasa General Mutembe rimwe kwa kundi baro itarajya hasi itarahura itaragira ite frappe ya indi munguni muri metero 20 yubika munguni ye credit kuri Afande Mutembe ariko akiniche credit kuri Afande Mutembe ariko ku muzamu wa Gicumbi kira gitego cyari avoidable kira gitego umpira agomba kukuramo uriya waje bari ku ipoto umuzamu myitozo ni umuzamu yari kurwo ruhande Afande Mutembe yamuteye uriya muzamu ndashidikanya yarahagaze kuri poto neza kuko wafunga poto ya mbere iya ruguru isigaye siko yakaba oya navuze ngo uretse gato navuze ngo credit ku gitego cya Afande Mutembe ari kuri ya muzamu hashoboka uriya muzamu nuko ntamenye izina rye reka tukabiriza igitego hashoboka reka nsesengure hashoboka ibintu bibiri uriya muzamu ukuntu yanze kwirambura ngo kure muri ya mupira abanze kwirambura ziraboro ziraguwe yaramutunguye yiyahura asiga umuryango asiga abana n'umugore ni frappe itunguranye ajya kugongana n'ipoto kugira ngo akuremo uriya muzamu niba ataratinye ishoti rya generali hashobora kuba harimo umubipe urwego uriya muzamu w'umupira agomba oya nirwo rwego rw'urumva n'imyitozo bari mike kuri basaza bakuru ishoti ngarari mutunguye rya Afande Mutembe hari ibintu nabonye tubyihutemo kwihuta tujya muri Murera ko dufite n'ikiganiro twajyanye na CDS ku mugoroba hari ukuntu ubona nka CDS we rwose CDS usibye no kuba yarakinnye mu cyiciro cya mbere CDS afite umubiri mwiza w'umukino w'umupira w'amaguru CDS sinzi niba amagambo nibukoresha ari proper ariko niyo y'abanyamupira CDS arumutse pe urabona ko nta magrese nta binure byinshi nta bintu byo kuvuga ngo arabyibushye cyane wapi umva nyine afite taye nziza y'umwatlete nyine aranyaruka arihuta nyine iyo umupashe nyine ukabona bikeneye ko ariruka biri sereye kabisa ntago ari bya bintu byo gukabya amazi ko nkabya pe ariko CDS yambaye jezi batakubwiye ko ari CDS wenda urabona n'umubiri w'umuntu mukuru uri mu myaka 50 n'indi hari ukuntu nyine ubibona ko ukuzemo n'imvi nyine zatangiye kuza ariko iyo gosheje nka ordinaire bisanzwe akagutera umugongo ntumurebe mu maso bakubwira ati uyu ni umukinnyi w'iciro cya mbere ukareba ku mfundiko ukareba kuri tayo ukareba mu mugongo bavati uyu nguyu ateye ubwoba cyane tayi neza abapaveri nzira akumva afite umubiri mwiza w'umukinnyi w'umupira w'amaguru wajya gatsinda rero wanabonaga ko we biramworoheye pe nyine hari abandi sindi buvuge wenda bose sha ubonaga ko nyine nk'abagicumbi urabona ko imyitozo ari akora n'akazi akora abashefu n'ababosi ababosi b'Igicumbi rwose ariko na visime y'Igicumbi nabonye uzi bafite umuvisime y'uzi na meya cyane umuntu ubona rwose umeze neza cyane meya handball we abari hejuru cyane na meya urabona ko afite umubiri rwose ariko rutayizamu Afande Mutembe ewana rutayizamu ni Drogba ni Bokota bari kimujyana ariko nyinshi wowe banza wumve ndavuga atake gusa ya muri atake yonyine ruvuga ngo Afande CDS yacaga kuri wingi ibumoso Afande ngiro nsanga aca iburyo nani ngiro nsanga aca iburyo batakisha Mutembe rusanganwa Afande chairman akirima Mutembe ataka aba generous cyane ariyo playmaker baravuze ati musabye imbabazi nawe wari wowe wowe atake wowe urayivuga y'icyo y'abashenarari gusa iyo atake nanjye sinakwirambura barudifu bakinaga mu 8 nanjye naberereka pe next time
kugira akana azakosora next time ko bizajya biba ngaruka myaka 3 turaza kubigeraho. CDS yabivuze ko bigomba kunozwa bikazajya byora bigaruka buri myaka. Oya tubiriho ntabwo tuza kubigeraho. Ajye bajya mu liste amazina n'amaranka. Amenye ngo uyu nguyu wenda niba ari mu Gicumbi, uyu wenda ni gitifu w'uyu murenge, wenda uyu ni umuganga kuri ibi bitaro, wenda ni umucuruzi, wenda uyu ni umucuruzi, wenda avuga ati generale kanaka wenda ashinzwe wenda ubukungu wenda muri minisiteri y'ingabo. Biba byiza ko ufite profile z'abakinnyi, uzi n'ibyo bakora, uzi naho banyuze bakina umupira. Ariko na Rujugiro namuhereza nk'umunani ku 10 yabikoze neza cyane. Kandi kanu kamusobaga muzamusobanurira ntabwo avuga passe za pece ni passe za chepe tuwe yarabicurikaga, ariko rwose yogeje neza cyane. Wabona ari passe yizaniye mu buryo bwo fan. byari biryoshye kumva yogeza, byari biryoshye kubona abantu bafana, byari biryoshye kubona nyine abayobozi bacu b'ingabo ndetse n'abayobozi b'akarere ka Gicumbi bakina. Abantu baritabiriye ku bwinshi pe. Kandi cyiza ubona ko Lorenzo iriya campaign aperi yanabashimiye cyane. Wewe wari uhari, ubwo ni Radio Rwanda Iberi na Rene n'abandi badahari, ko iroza success ni ibintu byagenze neza. Imyambaro yaraguzwe, abantu baritaba kandi abanyagicumbi nabo baritaba ku bwinshi. Vraiment hari abantu kandi biteguye mu buryo navuga bwiza, nta bintu bijya byuzura 100%. Tureke kubeshya, tutaza kubihindura ibishura byera. Hashobora kubonekamo wenda akantu kamwe katabaye keza cyangwa tubiri, ariko overall ugiye gukora icyo bita kwevariwa uko ibintu byagenze. Nje nka 90% narabishimye. Urumva ari edition ya mbere n'ubwa mbere wari tugikora nka kiriya ku nshuro ya mbere byari abantu bari bambaye neza. Ikindi hari ibintu byavuzwe ngo abantu ntibariye, sinzi wenda aho bari ariko nge narariye uko nshoboye. None se nk'umuntu wari uhari, bariye uhari, abafana bariye inyama baraziriye. Dore impamvu abafana buri wese yarazaga. Twebwe wenda reka mbare ko wenda twe twari muri tente ya VIP da, tureke wenda kubigereranya n'abafana. Nanjye naruvuyanga kwa abafana bari kudushagara ari benshi, bitugoye no kubona uko aho duhagarara. Byabaye ngombwa ko batujyana mu bakinnyi ba APR, abantu baratwarurira sha Ruvuya inyama twarazise. Mbega ibyo bintu iby'inyama cyerero no kuvuga ku bintu by'ibiryo nk'umwana w'imfura, si ibintu byanjye. Sinzi ibyo abantu bakwita, icyo nzi nge nabo yafana barariye. Sinzi ibyo abantu bakwita kurya, ariko jewe nzi yuko usibye n'abafana bavuye hirya no hino bajya ku Murindi, n'abaturage bo ku Murindi barariye. Trebye bamanutse ku musozi bafite protocole, bariseriva. Hari amaji, hari amazi, hari ibigori, hari inyama, hari ibirayi. Apere ko n'amahoteli abiri. Hari hoteli ya gisirikare ya tennis yingi yari iriyo. Hari hoteli bita urumuri y'Igicumbi yari ihari. Ikindi kandi kurya mu busabane ntabwo ari kurya nk'uri kurya iwawe. Kurya rero keretse niba none se wajya ngo kwiciro komplainze ngo sinahaze, nta muntu waze kuguha intongo ebyiri nini. Ibyo rero turagwaye ibirayi bine, ibyo tubivemo n'umufana wa Peri abona rwose abura. Ibyo tubivemo message utarariye azihangana. Imyenda ibyo tubivemo rwose. Message ya Francis, ibyo tubivemo. Message ya Francis ku myenda avuga ko abafana babonye imyenda kandi bayishimiye, ariko niba hari abafana bishyuye imyenda bakaba batarayibona, batagiye ku Murindi kubera impamvu zabo bwite, wagize ibyago se, wagize urubanza n'ibindi bitandukanye, abo bafana imyenda yabo irahari. Abari Kigali n'abari mu ntara, mu contacte abayobozi b'amafani club, mu contacte abantu bose mushobora kumenya muri APR, muri fan base ya APR. Imyenda yanyu, umuntu wese ufite message, imyenda ye irahari. Iyo ni message hari. Nta mufana rwose wigeze yishura imyenda ngo yabuze mu ngo yabuze. Oya, imyenda irahari. Francis yavuze ko imyenda muzayibona cyane. Hanyuma ikindi akanyenyeri, ntihagire umuntu wongeye kweza amafaranga. Akanyenyeri twababwiye kahagaze, igikorwa cyakagenewe cyarasojwe, sibyo? Ubwo abafana ba Peri bagaruka nyine mu isi bari basanzwemo. Yego, ibindi ariko byo kugira ngo muzajye mubona iriya myambaro, ko hari n'abantu CDS yabikomojeho. Twari kuri Serena Hotel mu ijoro turi kumwe na chairman ndetse na CDS na meya wa Gicumbi n'abandi
abantu nyine bo muri APR muri gahunda yo kwinegura no kwinegura no kwishima no kwinegura so CDS yabihaye umurongo yavuze ko bikwiye kunozwa kugira ngo iriya myambaro abayifuza bajye bayibona ubwo rero batubwiye uwari uhagarariye iki gikorwa Francis Gakuba ko twabiha igihe gito APR zatanga konti umuntu azajya yishyuriraho kugira ngo bamuhe na message imwemerera kujya gufata uwo mwambaro. Ibyo biracyanozwa ariko kanyeri kabaye gahagaze mu gihe iyo konti tutarayihabwa. Icya kabiri Ruvuyanga cyakomojweho twihuta, CDS yashimiye abantu bose, chairman yabashimiye ko byagenze neza, banavuga yuko kigomba kuba igikorwa byiboro mu myaka 3 cyazajya kigaruka. Aboneraho no gusaba meya wa Gicumbi aravuga ati rwose ikipe yacu ya Gicumbi ntiriyubaka mu buryo bagije mu mikoro. CDS yamwemereye ko APR kuko ifite abana bo mu ntare abatazajya muri APR no muri marine babatiza, ariko nashimangira ikintangazamakuru rihari aravuga ati abo bana muzabartyaze munabatoze gutsinda, niba ngombwa ko abana APR ngo bayitsinde bazayitsinde. Yabivuze aravuga ati ikibazo tujya tugira nuko dushobora no kubahereza ati abadakunda APR bagatangira bakavuga ngo buratanatungwa ngora nabyo dukeneye ni Gicumbi ni meya w'akarere ka Gicumbi wabyisabiye yasabye ko APR muri tala ifite idakoresha yabaha tala Gicumbi gakomera. CDS yanamubwiye ati nta n'ubushobozi dufite bwabafasha mu kuma mu cyiciro cya mbere, atubwo muzabikorera mu kibuga, cyane ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika yabemere stade mugiye ko mufite n'ikibuga cyiza, atubwo nahanye. CDS rero mu rukunda kunda abana ba APR, CDS akunda APR pe, reka yaranayikinnye mu rwose arayikunda cyane. Hari umuntu uba ari umusirikare akanayobora n'ingabo akaba nyine yaranabaye no mu mupira, ariko nyine ibyo mupira atari cyane. CDS akunda APR pe, arakubwira ati aba bana ako APR ifite abapiti baza mu bafite no kubacumbikira bazabe muri batawo yacu iri hari nshaka abana bacu bazajya kunywa mushara n'ubikaje hari babe muri batayo babeho neza, abana bari bazibaro bafite abana update ikipe zabone zabibonye abakinnyi ya APR mbere ko muvuga kuri rutayizamu no mfite amakuru hari dute hari ugushidikanya kuri Ronald Sekiganda murabiswara batekereza ko ashobora kujya gukinira Uganda muri CHAN. Oya bimaze kuba clear, Uganda so liste y'abakinnyi bazakina CHAN bagomba gutangira umwiherero. Ronald Sekiganda ntabwo arimo, bisone ko azatangira na camp na APR mu gihe gikwiye, ntabwo azongera kwamo ibindi bintu, ntabwo ari muri. Hari umupeti wari uri muri wicira Esperance mu ikipe ya Chazone witwa Shamiru akina muri NEC, niwe wasimbuye Sekiganda. Ntabwo abonye igipeti cy'igisore byatari cyitwa Shamiru ukina gatandatu. Shamiru waramubonye wa mukase uriya Shamiru rero uriya Shamiru kijama cy'igisore byatari ko harimo uwo Shamiru nawe sanjye transfer yagiye muri Rwanda ko mutayi Kimwero Shamiru isuzugwe mwabonye ko wanze ko tuyivuga ni wewe wabyiyangiye ngo tuzayivuga wanze ko tuyivuga wanze ko tuyivuga ndabemereye ejo muzayi break ejo nzatangira akazi muri gorira mu miranzi nungire ejo reka twihute ko kabyara abareyo tujuru n'ubundi barimo barancanaho umuriro iyo transfer zayimwe reka twihute gusa reka mbabwire ko muri APR ikindi twavuga ni intare tuzirenze ngo nyamuneka bakoze ibirori bizize imyaka 10 bamaze bavutse. Icyari kirimo batumiye CDS yari ahari, batumiye Fana Chairman yari ahari, ndetse n'itangazamakuru ryari rihari. Bakoze ibirori byiza rero babikoraranya rutara muri hotel imwe, bahembye abakinnyi ba APR, uwatsinze ibitego byinshi watara, umukinnyi babona ko witwaye neza wo mwaka wabo ni Clement, ndetse watsinze igitego cyiza ni Kwitonda Rebaka nubwo yavuye muri equipe kabisa, yari ahari Baka baramuhembye nziza kabisa. So abantu b'intare nabo bamaze kwitereka rwose, dushimire komite y'intare iyobowe n'umudamu wa Mangwende Claudia niwe president. Very nice. So byari byiza cyane rero abantu b'intare bakomereza aho ngaho. Nge nabasabye ko bajya bategura birabirori bagahemba nk'abakinnyi babo bitwaye neza buri mwaka. Hanyuma Memeri Dawo nawe yatangiye imyitozo muri APR, abantu bari bibajije impamvu atari gukora imyitozo, ariko ari byo yaragiye gukora iwabo mu gihugu cya Burkina Faso. Kuwa gatandatu yakoze imyitozo, abantu babonye uburyo ari umusore umutse kabisa. APR izanye ikuye muri uvuka muri Cote d'Ivoire, wakinnye mu cyiciro cya kabiri muri Turkiya yitwa Ndeye Lorenzo, kuko chairman yambwiye ngo mu bitangaze nibyo nta kubeshya kurimo. Mu gihe ugiye kumureba mumugarukaho ninde mumureba araha ako niwe simwe twavuze ko gatandatu mwaramuvuze ko gatandatu uyu munya Cote d'Ivoire bita Togui
nibyo si ibinyoma yabikonfirimye n'ibyo cyane n'umwataka azaza ibyo byose ntabwo icyumweru kirenga atahageze amakuru avuga ko ari i Kigali afite imyaka 28 amakuru avuga ko ari i Kigali ngo yaje gusinya ntabwo arahagera hari ntarahagera umuntu wambwiye ko Ariko yahageze oya ntarahagera camani nanjye yabimbwiye nijoro ntabwo yari yahagera azahagera ryari ntabwo arahagera Muri iki icyumweru cyumweru. arahagera ariko ntarahagera kuwa gatatu